bagiye bazakongera kuva nyuma ya ngona ya basi. Bakristo wabaye muri Kristo Yesu.
Munyemuntu Emmanuel na Dushime Simon n'abana b'ababyeyi Ndoreshero Simoni na n'amayirere Munyemuntu Emmanuel n'umwana wa karindwi muri Kagame mu wacu umwe Imana y'ababyeyi yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe kubera ko ababyeyi ari abakasitolika n'amwe yabatijwe anahabwa pakisita irwaza tariki ya kane ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri yakomeje tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri n'umunani yakomereje hano katedrali ya Ruhengeri yitabye Imana tariki makumyabiri na kane Gashyantare ibihumbi bibiri makumyabiri na gatanu Nyamirambo. Uyu Munyemuntu Emmanuel yavukiye mu mudugudu wa Burasa akagari ka Muhaza umurenge wa Cyariko uri mu karere ka Gakenke. Ibijyanye n'amashuri yize amashuri abanza ayiga Nyamagumba, ayisumbuye ayiga muri Apeti Marerere Rwasa. Ibijyanye n'imirimo yakoze agerageza kwiga yahise atangira mu by'ukuri imirimo yo kwikorera ku giti cye nk'umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi kizwi ku izina ry'Icyombero. Umuryango wagize Munyemuntu Emmanuel waranzwe n'urukundo, ubugwaneza n'umurava, ubwitange mu mirimo yawe yose. Nyani wacu ubyegane twari tukwiteguye ariko uzawutega mu mitima yacu. Imana imagine Rwanda. Twishimire Simon yavutse tariki ya cumi na gatanu Nzeri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda. Nawe kandi mugoro na muguru w'imeze yabatijwe tariki ya kane ukwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri ahabwa ukaristiya anakomeza tariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa munani ibihumbi icyenda ari ku munsi mukuru wa Asomusiyo. Nawe yitabye Imana tariki ya makumyabiri na kane Gashyantare ibihumbi bibiri makumyabiri na gatanu. Simon twishimire yarigaragara ariko asize umwana umuhungu. Twishimire Simon we yavukiye mu mudugudu wa Numa akagari ka Kikombe uri murenge wa Muhoza akarere ka Musanze. Ibijyanye n'amashuri abanza yayize muri Regional Baptist, ayisumbuye ayiga muri Groupe Scolaire Sekero Ijanda na Groupe Scolaire Remera. Yize kaminuza ayiga muri Kigali. Ibijyanye n'imibare nyuma yo kurangiza kaminuza yakoranye n'amaguru we muri kigo cy'ubucuruzi kizwi ku izina rya Icyombero, ashinzwe by'umwihariko ikoranabuhanga. Umuryango na none ubuyobozi bucura bwacu twabwizeho byinshi ariko Imana yakunze kurusha. Udusigiye impano nziza ikomoka ku maraso yawe izahora iteka
itwibutsa ishusho yawe mu buzima bwacu ntituzakwibagirwa guhukira mu mahoro umuryango w'abagaragaza ubuvuzi bana bavandimwe imana ibakira urwaye murakoze Presidente nella progetto vicine alla sostegnativa di comunità di disagio. Presentare l'opera kami bukufi tawazizwa nawavukana n'abavandimwe Emmanuel ndetse na Simon Kiri n'umuyobozi w'Imana badatangwa Abayoseri twacaga guhamya abakoranaga batangwa na bisi zirwa ibukufi turaza guhamya inshuti z'abavandimwe bombi ikomeye Fabrice turaza kuzabakira ubutumwa buri mu nshuti z'umuryango kandi hano wohereje yasabye ko nzaza kumusomera hanyuma turaza kuza kwakira ijambo rikomeye ndetse n'ubuhamya bw'ababyeyi bw'abishyuza n'abandi turaza kuza kandi mu mwanya mutoya kugira ngo bagaragaze bwite za leta n'abaturage tubagezaho cyangwa tubagezaho muri Rwanda nyakubahwa guverineri umwanya washize twasekaga kuri ngambo cyangwa se kuri abandi n'igihugu ariko yagize inshingano no muri izi nshingano dufite n'ubwo tugomba kwishyira kandi karakeye kuza dutangira ubutumwa agira ngo dusabe usigire abatuye nitwaje inyunganizi nteranya ko bitagenze neza n'ibibazo bakora bamasha mbere ya byose nshimiye iyo mwese mwabaye natwe by'umwihariko ndashimira muzehe wacu iyi foto tubona hano yiyongera ku mafoto menshi iyi muzehe waba cyane umushimire muzehe yaduhaye inzira keretse nituhamo uburyo bwigera umwana amwigisha byinshi biragoye rero kugira umuryango w'umwana hano tubikora ritari kandi nize ko umuntu atitwaritse kuri ritari imana yamukumbara rero nimugoroba nakwegera guhamya nshobora bashiki banjye ariko uyu mwana ntayakora atari afite ijoro ryose ntabwo asinziriye mu myityaje amafilime menshi urumva nyampinga mu mwanya wa kabiri na bucura wa cumi n'umwe amafilime yari menshi niba hasanganywe ibisazi uyu munsi ijoro ryatambutse nabigize cyangwa yari ifite ibice byabaye byinshi amazina y'aba bavandimwe afite imvano bitewe n'uburyo bavutse ndibuka ko mwebwe mwavukira mu rugo twese abakuru yasanze
abo yasanze duciye akenge twabavugije umuntu intandaro y'izina rye. Tuyishimire we byarishimwe ntekereza byari ibintu bikomeye byatumye umubyeyi w'umwana barokoka umushyo, kuko ariko bwa mbere bibaye mu mbyaro zose kandi yari ari mu zabukuru. Mu buzima busanzwe urihangana agakiko yanabuze icyo mvuga kuko byari byinshi ndetse n'igitabo ariko ibintu byaranditse mu minsi itanu mu gitondo akiriye rwose kugeza insinzira. Umunyamuntu yakuze arumureba kure mu bwana bwe. Ndibuka ko yize gutwara imodoka akiri mu mashuri abanza. Yahoze yishaka ibisubizo ntawe ateze amaboko cyangwa ahanze amaso. Ndibuka ko atatinye gucuruza inkweto ku rubanza rwo kwivuna kandi yari ishusho y'umubyeyi. Ubundi yakabaye yaribeza kubera iyo ntumbero yahoranye. Ubu yarateye ishema umuryango wacu wose kandi iterambere icyerekezo cye byagaragariraga buri wese. Yavuye kuri zeru agera ku muhanda. Turi yahoze ari umunyabwenge cyane kandi wigirira icyizere, akabona afite uburyo bwe bwihariye abona n'ibindi. Ku ikubitiro twashoboraga kugira ikibazo tukaba twanagongana kubera imyumvire itandukanye y'abakuru n'abana, ariko ntagamburuzwe agahagarara ku ijambo rye kandi bikarangira ingabiye bivuye mu cyerekezo cy'umuntu cye. Hari abantu bigeze kurwanya ubwigenge bakoresheje intwaro gakondo imbere y'umuriro, abagatinya gufata risike. Mu mibanire Munyamungu yari umutsinzi mu kubana n'abantu b'ingeri zose, haba abakuru, urungano n'abana bato. Imiterere n'imigirire bye byadutera ubwoba kuko tutazaramba kuko yari urukundo, umuntu guca bugufi, gusabana byari ibintu bye agashakisha. Yabereye umubyeyi abana benshi bashyigikiye bagamushyigikiye. Mu by'ukuri muri Bibiliya mwibuka ko Elisa yasabye imigabo ibiri ya Eliya. Nkurikije karite za mwene uwabitisha umugabo umwe wamuhagije. Mbese ibyakoraga byose yabikorwa nk'umugenzi uri gusiganwa n'igihe kuko ateze amabanga. Ntabwo ubona nta bibiri yagendanaga mu mufuka we, yari guhura. Ikindi kidasanzwe muri Eli kigaragara ko yagisereye umusore ugize amafaranga kandi
uba muri gito arangwa no kurya abana ubundi imbuto akayangiza ariko wese ko byari bimeze kubera icyerekezo gifite gisobanutse yari afite tubabajwe n'intego yari yarihaye usoza umwaka ashize kandi atweretse ibirori yapangaga ibye ariko Imana yari yarateguye icyayo aribyo ibingibi nk'umuntu udasanzwe ariko kumenyana ukagenda ari mashini turi yari mutuzo kandi munyamahoro Imana ifite umugambi ku muntu wayo kandi ikora ibyayo mu buryo bwayo bwa nyabwo hari ubwo idushyira amarenga ikemera ko itugoye kubyakira no gusobanukirwa biba ariko igikorwa cyayo cyarihanuza Imana yari izi ko ari umugenzi ndavuga ati ni inshuro ariko ntiyamutwara wese ahubwo undi turi mwana uzasigaraniraho tuyise wagiye rero azatureba urwibutso ruhoraho rwa mucura Simon Pierre kandi sinshidikanya ko abavandimwe twese n'ababyeyi tuzabafatanya n'Imana idasanzwe imvugo no gusumba by'Imana tutasobanukiwe turi ikibazo mu kadari
ndabasabye niba bibe uyu munsi wonyine iyo ndirimbo muyitekerezeho n'abagenda mu ngendo zawe iri kuri YouTube mushyigenda muyumva ni kubw'ineza yacu twese kuko isomo rwawe abavandimwe batarabarutse ari bato kuri iyi myaka bari bafite murakoze cyane kandi mukomeze ibongere imbaraga twebwe twari abakozi umwe muri bosi wacu Peter twakoranaga yari n'umuvandimwe wacu twavuga byinshi yari bosi wacu ariko yari na papa wacu hari byinshi yadukoreraga nanjye maze imyaka ibihorana nawe yaranze cyane yaraza amafitiye yajyaga atubwira ngo aradukunda tukamusubiza ko tumukunda ariko tutazi ko n'iki kizagera tukamukunda nk'ibiri yaba utasubira inyuma twakongera tukamubwira ko tumukunda cyane yari umusaza wacu bamwe bari barumuna be yari umuntu mwiza yari inshuti nziza yari inshuti y'abakiriya ntabwo mwabyumva yari umuntu utangaje mu buzima bwa buri munsi yabona guhisha tutazabana gusa njyewe ku giti cyanjye ndizera ko Imana yamwakiriye ku bw'ibyiza yakorera mu bantu yari umuntu ubana n'abantu bato abantu bakuru urubyiruko muri rusange icyo nababwira mu gihe mufite amahirwe yo kuba muri kumwe n'umuntu ari umuntu mwiza yo mumubwira ko uburyo hari igihe kizagera ubura imbaraga zo kubimubwira utakimubona uzakunda umuntu uko ari ndabashimira imageza Imana ikomeze ibafashe Peter yari umuntu utuje cyane umuntu twakoranaga yari acecetse yari umwana mwiza cyane ni urungano bamwe muri twe turenda kungana nawe Peter yatubereye umuntu udasanzwe yari umuntu utangaje cyane ntabwo yavugaga menshi yaratubwiraga ngo abakiriya twakira ntabwo ari abantu basanzwe ahubwo ni ababo tugomba kubafata nk'abantu kuko kwicotero ni nko mu rugo abantu bahazaga barisangaga bari inshuti zabo ari n'inshuti zacu bose barakundaga kutubwira ko atari bose wacu ko yaba afite ubushobozi bwo kuba yakita umubyeyi wacu twese yakatubereye umubyeyi ariko n'ubundi yatubereye umubyeyi twebwe ku mutima wacu Imana ikomeze kubakira kandi turizera tudashidikanya ko Imana izi ibyiza byabo ni nabyo byinshi kurusha
Imana yabakunda kuturusha irabisubiza. Munyemundu ni umuntu wari utangaje cyane ku buryo njyewe bwanyuma numvaga twahura amubwira uburyo mukunda yambereye papa, yambereye umuvandimwe na papa wanjye na mama wanjye baramuzi, bazi kandi ubundi bose wanjye kandi mwiza. Bamwe mu bo twakoranaga ababyeyi babo bari baziranye nawe, urumva uwo muntu yari azi ababyeyi bacu, yadukundaga mu buzima bwa buri munsi kandi ntiyasibaga kutubwira. Urabona ko uyu munsi ntabwo turi kumwe nawe. Ababyeyi ba Munyemundu na Peter mwataye abana batangaje, nubwo mutabimenya mu buzima bwa buri munsi kuko mutabaga muri kumwe nabo, twebwe twahoranaga tuzi ibyiza byabo kandi ni byinshi twabivuga twagejeje. Imana yakomeze kubarinda, itugirire umunsi mwiza kandi iduhe imbaraga zo kwihangana, kandi ikomeze umuryango we. Twese nk'abakozi tubifurije umunsi mwiza, Imana ibarinde. Munyemundu namusohoka amapetiferi wanjye ariko mwese hano barabizi ko yari inshuti yacu, twari inshuti nyanshuti ntawe wabishidikanya. Munyemundu ntabwo twabyirukanye wenda twigane pirimeri cyangwa segonderi, twahuye dukuze ibyo dushakisha ubuzima aragacira. Kuva icyo gihe twaba inshuti zidataha. Nk'umuntu wavukiye hano wari umenyereye n'inshuti namenye ntabwo namenye intumbi ya gatatu, hari umuntu wabwiraga turiya ntabwo ari indyarya, uriya ni mwiza, uriya hari icyo azakugezaho. Mbese umuntu ntabwo twese hano cyane cyane bamumenye dukuze ubuzima twabanaga, ijambo rimwe muri jeri ntabwo kwimanganya, ntabwo yacaga hirya cyangwa hino, yakubwira uko biri. Iyo yagukundaga yarabwiraga akabikubwira kandi ukabibona. Iyo umuntu wahuje navuga ngo yavugatika kandi ukabimenya. Icyo kintu rero cyo kuba ari umuntu uri jeri nicyo cyakomeje kuranga mu buzima bwacu n'umwana wacu, aho natangiye bizinesi iragenda. Munyemundu ari yanshuti ishimira gutera imbere, ari yanshuti ishaka kureba yuko utera imbere, ntabwo ari wa muntu wumvaga yuko hari benefiti abakeneyeho. Iragenda ari hafi, nanjye twarabanye mu buzima bwe ko agiye bivuga ashyira ubushomeri, agitangira ubucuruzi, kugeza n'aho icyo gihe cyose turabana, kugeza n'aho twageze igihe cy'igitekerezo cyo gukora cyose igitekerezo cyaje kuko Munyemundu n'ubundi ntigahuza n'ijyana, niyo muntu waduhuzaga yaba mbere y'ubucokero kibaho, aho yari atuye wasanga ariho twese twibanze, njyewe bagenzi banjye abatwagaye bose gukorera muri uyu mujyi, abantu b'ingeri zose mwagenewe
turavuga ati turimo kugira ngo tugume mu gikari n'ubundi Imana irayifite rwose ntabwo ufite tujya inama yo kuvuga ngo reka dufungure ku cyorezo nta muntu yabona akazi muri iyi myaka mike akoze aho byari bigeze wibaza gusa potential yarafite byinshi byo gukora ikindi kintu nabona kitarazanye ni uko ari inshuti imenya kuvuga ngo babaye umuntu rwose iyo mwashwanaga cyangwa hari ikibazo dufitanye yafatanye iya mbere itamubwirije we bigaragara ko icyo wabona mesaje akubwira ati bro nawe urabizi so yungabire rero iyo karagiteri nziza numvikana ko aba yayikuye ababyeyi hari n'abasigiye abavandimwe uburyo nibaza ko tuzakomeza kubana impuhane zose dufitanye nyinshi ni uko wavuze ngo ntabwo tuba dukora ariko tugiye mu buryo twabanaga ni byinshi cyane aho dukora ikibanza yakoraga muri leta kabiri ndetse twumva muri twe tuzasaza itawe ntabwo navuga byinshi ya petit frere twamuvuga nka petit frere umuntu nabonaga n'umwe n'undi petit frere nyine aba ari petit frere ntabwo navuga byinshi uretse yuko bagiye tukibakunda tukibakeneye bafite byinshi tutari tubigezeho ariko manzi imigambi yayo so ntashidikanya n'uko bari mu ijuru kandi ko umunyemuntu mu nshuti ze nta kibazo bafitanye kuko yasabaga ibibazo atari bwinshi kugira ngo amurekere moni itari kure kandi tuje ko gutwara muri mwanya umuntu wabanye igihe kandi n'abajyanye n'abanyamaguru yavuze ko niba usoma azabuza kumukubarira mwana watumye n'undi na weri ndashima Imana yaduhaye igihe yageneye ndayishimira ko isubije ku munsi wayo twatukuye kandi twababajwe n'uko tuvuyemo ukiri muto ariko byose mu mugambi w'Imana yo ntabwo ijya itungurwa ibintu mwiza wakoze biherekeza Imana y'impuhwe iwahanwe ibiciro byose maze abamarayika bakire ubuki mu biganza bya Nyagasani utarama n'umubyeyi cya Mariya yicaye kwa Jambo twese niba urugendo tuzagusangayo mwana wacu umubyeyi abamarayika bakire ubuki mu biganza bya Nyagasani utarama n'umubyeyi cya Mariya yicaye kwa Jambo muvandimwe wanjye Simoni komera cyane muri ibihe bitoroshye kuba abantu babiri Imana ibaha imbaraga zo kubyakira kandi muri byose turadushima mubyeyi Bernadette bana ba Simoni nimukomere nubwo bitoroshye ariko Imana muri kumwe kuko abavandimwe mwese mwatabaye umuryango mukomere kandi mwihangane kuri iyi si si iwacu abana bacu Imana yakire baruhukire mu mahoro ndagira ngo rero tugiye kumva ubutumwa bwa Rushyerezo madamu muzehe yari yabyifuje ko abanza gufata ifoto ari n'umwuzukuru abakozi b'ubuyobozi bw'amahanga aho abandi mikuru bakaba basigaye
abasaserdoti badufashe kutugitangaza yaba n'abantu abayobozi bo mu nzego zinyuranye bakristo inshuti abavandimwe yesu kristo akozwe abazano ndena banywa banje twabyaranye abana batawusi umunsi niyo mpamvu Emmanuel Imana tukumwe Imana wa karindwi Imana yagaragaye umwari wacu n'umwe wa cumi n'umwe arimo Simon Pierre Kita memang berkata ini pada itu pada kita misi Jangan ada apa-apa di sini. Kalau bukan alam apa sih yang semua biaya lagi aktivitas susah. Ini mau ini saya mengenai weekend. Siapa berjalan di sini? Siapa berjalan di sini? Nanti saya akan beliau akan di Bagaimana kami mesti menjual ini. Bukan menjual ini sendiri, pamer seluruh mesti. Maka dalam beliau dan seperti usia tadi, namun sendiri pada hidupnya berkawin dengan anjing umum dan berkurai. Kemudian dia berkurang dari ada pembeli barang memakai sosial kurang dari itu saya jangan sampai berhenti musuh cicu aku itu ada satu orang hari ini ada dua yang aku berusaha jual boleh berdua nama saya memang mau mana saya itu itu mana perkara yang sesuatu dengan
muri bya byiciro byinshi babiteguwe agiye guterura icyicaro mu magambo y'icyo agiye guterura icyicaro ngeze mpamvu n'umwuka ari kugushaka njye n'abadamu kuri radiyo mariya bari turimo tugurisha ku bigo byabo bagahamagara tugiye gusoza ariko ntabwo twatsinzwe twaravuga tuyisoza umugoroba wabaye igitaramo cyo ku kigero twavuze byinshi n'umugenzi wawe bari hano n'abandi bigaragara byinshi tubabwira ndi kubwanjye nabashimiye umugoroba turatandukanye aho tuvuye kuri wowe byinshi turi n'abantu kugeza hano hari abantu biruherekeze nawe tujye kuri imbere yabo ariko ikindi nababwira nta mpamvu y'ibyo kureba n'abana banjye ari amafoto yagaragara yahindutse kuri salo uko byahinduka ku maso intimba ntabwo bizabaho wabuze ubundi bareba kumwe nabo kandi ndetse nabo abakozi basaba imigisha wese nange yagende neza Kristo Yesu akozwe numva hari ibintu navuga byinshi ibyo navuze nk'umugoroba ntabwo ubuhamya hari benshi babashije kubyumva none abana banjye nabo bumvise ibyo navuze tuyishimire nanone tuzaba tubatekereza igihe cyose yabaga aje kumureba yabwira ati mama nanjye naza nishimye tukabona namuhereza ibibanza nshaka kumubona tukabonana nk'uko umushinga w'umukobwa uko babamitse abana banjye bamicura gikomeye nubwo nyanga tuvuyemo n'arucura barangije gusigaye ntuzakirenge tuzarushaho kugira imbaraga turasabire ubukunda abana bato bavuyemo ntabwo wamenya icyo Imana yabishakiye yabonye ko abantu b'imbaraga bakaba bagiye kudutegurira natwe rero mu gihe turi guhumeka tugiye kuza tubasabira aho bari ntibongere reka dushimire rero bavandimwe mwaje ku benshi umugoroba namubwiye nanabivuze abantu bangana guca bangana nk'igihe twabaga tutaramira umubyeyi hariya ku ngoro ibi rero ni ibyerekana ko ntabwo dushobora gucika intege nawe dufite amarira tubiri kirama yarashengutse mu mutima we umwana we bamukubita kandi nta cyaha yari afite ni nk'uko tugeze rero dukora umusaraba wawe ukurikire nyagasani reka dushimire abakristo bavandimwe twongeye kubashimira tubivana ku mutima muzahora muri uru rukundo tutari kumwe namwe ntabwo twaba duhawe
mwongeye kuba mwafasha dushimire abapadiri bacu bateraniye aha muri uyu munsi mukuru w'abana bacu. Ni ishema rikomeye, ni icyerekana ko abana bacu nubwo bataba bari intungane ariko twizeye ko Imana babyeyi bavandimwe nimumere amashyi y'impundu abasaserdoti bacu bikomeze abana bacu Imana ibaruhuko bidashira. usigaye imbuto mu ndoro yitwa Mico, Simon Layani, umuhungu wa Simon Pierre. kugira ngo niba umuntu ahamagara mu hasi ibyo bibaye
yarananiye ndashakisha umuntu wo twaba tuziranye n'abazi ndamubura nyuma nibwo naje gushakishiriza ku bantu muri cya kintu sa n'ubwenge bugarutse turabiganira bivuga ngo rero niba mu mutwe byatanze agashakisha bikanga mbese turashyirezo we byarenze ariko igikomeye ni uko nk'uko mumubonye n'inshuti ye babyaranye abana mubonye yuko bakomeye nta kwiheba nta gucika intege barashima Imana bavandimwe abagira ngo uko buri muryango ukomeye natwe tubasabe tubakomeze bagire kwihangana ndagira ngo muvandimwe umubyeyi wese mu kukwihanganisha nk'ubuyobozi bwite bwa leta ni ukumenyesha yuko ubuyobozi buri kumwe ubundi kuri iyi si umuntu agira umuryango w'umugabo akagira aho yerekeza imyemerere ariko akagira igihugu cyakuretse ko muri ubu nimugoroba twari kumwe mu isoko ka Musanze mu gitondo nk'uko byakozwe twari kumwe na guverineri w'intara yacu nubwo inshingano zabaye nyinshi ukaba ngombwa yuko zubahirizwa ariko n'ahangaha turi ubuyobozi bw'igihugu akarere ka Gakenke twifuzaga kuza twese akubita ubuyobozi y'akarere ariko ntibyakunze kubera izo nshingano nyinshi ariko naje ndagira ngo mumenyeshe yuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyane n'abayobozi bakora nabo baje gufata mu mugongo ngira ngo aha wabonye ijisho rucyane umuryango bose bari gufatanya kubera yuko amaso yawe ashobora kuba kureba bigoranye ariko njye nanjye agiye kureba namenye yuko narebeza Rugeri Nyangira we yavuye i Kigali nabo bari kubibaza nimugoroba mbere yuko kubera telefone y'ukora aho byakubonye umbwira ko wagize impungenge ufite ikibazo cy'uko inshuti yawe ushaka muri fasi zo kumumenyesha nahise kutuvugira ndagira ngo mumenyeshe yuko umutoza w'intore ushaka muri fasi nawe uyamaze kugira amagara ni ukukwereka igihugu kikuri inyuma ntawe wose byabikorwaho ariko igisigaye kuba mu minsi wa munyagihugu wa munyarwanda ahasigaye turabana n'umwe turamufasha kurenga bavandimwe wese muri aha ni izina ry'ubuyobozi bwite bwa leta ni ukubamenyesha yuko umukuru w'igihugu abatubwira yuko ubumwe bwacu ari imbaraga zacu kandi n'ibitabo bitandukanye biravuga ngo mwishimane n'abishimye mubabarane n'abababara dore icyerekezo cy'ababwira udashyigikiye cyangwa ngo wumve kuri wenyine hanze hari ibirori bikomeye by'isiganwa ry'amagare ni ibirori byategerejwe imyaka ibiri kuba abantu mu mihanda benshi bivuga ngo byari bishoboka yuko hatagira umuturage n'umusahara kubera ibirori biri hanze ariko kuko barekera abantu bose kiliziya bose n'inyuma bake babyibuka kugira ngo baze kukwereka yuko ukomeye rero aba bana baragiye
ariko usigaranye abavandimwe, usigaranye igihugu, no kugira ngo twizeze yuko tuzakomeza kubana nabo, si uyu munsi gusa, ahubwo tuzakomeza kugushyigikira no kugufasha, kandi twifuza yuko ukomeza gukomera. Mu gushimira, ndashimira nyakubahwa padiri mukuru, abasaseredoti mwafatanije mu gutura igitambo cya misa, mwaduhumurije, mwatwigishije, abakomeje gufasha muri gahunda yose abaririmbyi n'abandi bafasha mu miyobozi, mwese n'ubuyobozi turabashimira. By'umwihariko turashimira abaturage mwese, baba abaturage bavuye mu karere ka Gakenke, abavuye mu karere ka Musanze bajya Rusara, n'abavuye hirya no hino. Turabashimira uyu muco mwiza wo kumva yuko umuntu umwe atihagije, ahubwo kumva yuko gushyira hamwe aribyo bizatuma igihugu cyacu gitera. Turabashimiye aba bana bigereye igihe cyari kigeze, kandi koko kuba bagiye biratubabaje, ariko ku rundi ruhande ndagira ngo bakore ko batubereye abana b'abakobwa. Aha ngaha hari urubyiruko, kandi benshi mwamwise kandi bavuga aba bana icyane baratinyutse ibyo abandi batinya, bemera kujya mu bushakashatsi cyangwa se gushinga bizinesi, mu gihe abandi urubyiruko kuzatungwa no kwiga, kuzatungwa no guhora bakora ababyeyi kandi bakoze, ariko baratinyutse barakora. Bamaze gutinyuka gukora, bababwira ngo ni akazi. Iyo ni isomo rikomeye urubyiruko ruraba kugira ngo rwige. Babaye isomo rikomeye uko umwana yaba ari umubyeyi bakabifata. Mu gihe tuba hirya no hino, abana bakuze ababyeyi, aho hakigerageza hagati y'ababyeyi n'abana, yamaze gufata intera ndende bakagera ku bicara, ariko ababyeyi babo baricaranye hamwe, barishe wanjye aragiye. Urubyiruko muri aka ndagira ngo mwibasabe izina ry'ubuyobozi kugira ngo bageze aha hose. Aha kuri isomo mu byo atatunganya abitunganya nawe, kugira ngo uyu munsi arebe ko yakurikirana umubyeyi, aho umubyeyi yabaye avuga ati kubura shema. Iyo ari kumwe n'akana banumva guseka yanjye, seka agakomanya. Iri somo tugasaba ko ingingo turitora. Ababyeyi natwe twagiye ese birashoboka ko umwana w'umusore ashobora kuba inshuti n'umubyeyi kugeza iyo bahuye bahoberana, mu gihe hari n'aho umwana ashobora kuba mu mubyeyi wa nyina, umwana agashaka inzira acereza kugira ngo bagakure. Aho ushobora gusanga umubyeyi kugira ngo azavugane n'umwana bidashoboka, ugasanga umuntu arashakisha abana ngo arebe kuvugana neza, uzajya kunganiriza umwana umubyeyi. Ndagira ngo twese ko aba bana baragiye, Munyamakuru aragiye, Ishimire aragiye, ariko imbuto baragiye ntabwo izavuza. Abakuru muri aka, abatoya muri aka, ndabasaba kugira ngo iri somo, aya masomo menshi akomeye bigishije abagize amahirwe yo kwiga
abumvishe amateka y'abahanga kugira ngo ayasubire bizatume koko iyi si tuyibamo amahoro, bizatume no kuyivaho koko tuzagerageza ibyo twabashije gukora ku isi turabisoje, ahasigaye tujye kwambikwa amakamba y'ubutore abakozi mu isi. Bavandimwe rero nubwo mugiye murakoze kandi amasomo mwigishije turayatoye, ahasigaye Imana y'ijuru Nyagasani wumva kandi akamenya guhemba abakoze ibintu byiza kuri iyi si, abakiye uhereye none n'iteka ryose turyamagare mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Kristo yitazwe, murakoze nyakubahwa. Ibyaremwe byose ariyo bibereyemo nibiduha ubuzima kandi Imana niyo ibisubiza. Tugiye rero kwamba yegereje gupfa y'abavandimwe bacu Simon Pierre na Emmanuel, Semana izabasure gufata imbaraga bashyire mu mubare w'abatowe, izabagirire impuhwe igihe cy'urubanza kugira ngo nibamara gukira urupfu bakire n'umwenda wabo bose, maze basekerezwe ibyishimo bidashira. Dusabe. Dawe mutagatifu, Mana yacu, Mana idukunda, turamushimira kubera ko warahaye abavandimwe bacu ubuzima bw'Imana, none ukaba wabishimije. Turamushimira kubera ibyiza wahaye gukora muri iyi si. Turamushimira kubera urugero baduhaye. Turamushimira n'ibindi byose twumvise tuzabigeraho. Turamusaba bakire iruhande rwawe kandi Nyagasani imbaraga abanyamuryango basize, ababyeyi n'abavandimwe babo, natwe twazindura no kwerekeza udukomereze imbaraga kandi uduhe kwizera ku munsi umwe uzongera kuduhuza nabo. Niyo mpamvu duteruye tugira rya sengesho twatwigishije duhuje umuvandimwe tugira tuti: Dawe mu ijuru,
nimwe mu kwemera ari bibiri y'abavandimwe bacurisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bavandimwe Simoni na Emmanuel, abana bahiga babajyanye mu ijuru, nimugerayo abahawe Imana babakire babageze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Simoni na Emmanuel, urugaga rw'abamarayika rwakire maze murume imvura igashira hamwe na Lazaro wahoze mu mukene. Bavandimwe rero ntabwo yari mu kiliziya ishoje, tugiye kohereza mu irimbi rya Gacaca aho bateguriye kuruhukira, turagenda ko tubasabira turabikora abakristo baherekeje ahandi bakristo kandi tuzi icyo twizera ko twese tuzazuka. Imana rero iduherekeze mu rugendo, turasaba abafite Bikira Mariya mwamikazi wajyana mu ijuru, mwamikazi wa Fatima, Mariya Ayifite, Simoni Mutagatifu, Bazina bacu Mutagatifu, Nyagasani Yesu yamenya hamwe. Ushobora byose n'abamugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane kandi mubare Kristu.